Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None si uwo mutwaro waba waraje kuwuturwa gute? Naje guhura n'abavuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo, akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba. Imana ishimwe cyane yongeye kuduha umwanya mwiza nk'uyu kuri uyu mugoroba, umwanya w'ikiganiro kivuga butumwa bwiza mumaze kumenyera muri benshi ko gitambuka nyine buri wa kane saa 2 kugeza saa 3. Rero abadukurikiye mwese turabashimiye, ndabizi ko muba muri benshi mudukurikiye kandi natwe turanabasuhuje ariko cyane. Gusa muri studio n'ubundi tumaze kumenyera, nanjye ndi Nahimana Patrice na Theophile Mushinzimana. Yego, Imana ishimije cyane nanjye. Yego, dusuhuje cyane n'abantu bose Imana yagiriye ubuntu cyangwa se yagiriye ineza yayo ikabahishurira Kristo Yezu aho bari hose, nabo turabasuhuje mu izina rya Yesu. Turabasuhuje cyane kuko Imana yarabatabaye. Yego, ibatabarana natwe ndetse n'abandi igikomeje gutabara. Yego, kuko n'ubundi iracicaye ku ntebe y'imbabazi kugira ngo itabare umuntu wese uyihungiyeho. Iyo tuvuze gutabara wenda abantu ntibahita banabishyikira neza, ariko akagero gato nkunda gutanga kuri ibyo bintu, iyo umuntu agusabye nk'ikintu ntukibone cyangwa se ukakimwima, ahita akubwira ngo n'ubundi sagakiza wampaga. Kandi bijye binumvikana neza, iyo uvuze ngo n'ubundi sagakiza wampaga, ubuvuze ko ubwagakiza gakomeye kuruta ibindi bintu byose, ubwo ibindi akwimye ntacyo bivuze. Ubwo ubaye utabonye ibindi bintu byose ariko ukabona agakiza bawufatishije. Nubwo benshi babivuga ariko atarumva cyane agaciro k'agakiza. Yego, kuko agaciro kako ukamenya neza warangije kukakira. Ubwo rero icyo twavugaga nuko agakiza gakomeye kuruta ibintu byose, kandi muvandimwe koko gakomeye kuruta ibindi bintu byose, kuko njya ndeba ukuntu iyo umuntu ari hagashaka uremera ukayoboka idini runaka, ibyo rigutegetse byose wenda ntubyuze 100% ariko ukabigerageza, birimo kandi nibikugora. Bakakubwira urasenga amasengesho y'iminsi 3 utarya utanywa. Umve, kandi ntekereza ko umuntu ufite ibiryo kubireka ni ikintu kigoye, ni ikintu gikomeye, ntacyo ataba yakoze mu by'ukuri. Burya nagakiza n'ubundi abashaka nuko aba yumva ashaka kuzabana n'Imana mu ijuru. Umuntu akazitura ihene afite akayitanga, cyangwa ugakora mu mufuka agafata amafaranga afite akayatanga. Nubuze ibyo hari no kuramo n'umwenda, hari no kuramo ipantaro akayitanga cyangwa ishati cyangwa ikote. Umuntu akaryambara ati nanjye ndihaye Imana. Ariko kugera zakabona, kugira gusa ngo arebe ko Imana yamwemera akazabana nayo mu ijuru. Rero niyo mpamvu nari ntangiye mvuga ko gakiza gakomeye kuruta ibindi bintu byose. Ni nayo mpamvu nyine umuntu wese yagakwiye gutega amatwi kino kiganiro. Yego, kuko twe tuba tuzanye inkuru nziza ivuga ko noneho umuntu yabona gakiza ku buntu, ntacyo akoze, ahubwo yizeye ugatanga. Sinatwe tuba tubivuze, Yesu yaravuze ngo kuki mutanga zahabu na feza mukazitanga muri gushaka ibyo kurya bitari ibyo kurya nyakuri bidahaza. Aravuga ati ni muze n'udafite namba. Yego, muze muhabwe ku buntu. Yego, ariko Imana ishimwe, Imana n'urukundo. Imana
iravuga ngo nimuze n'umuntu udafite ifeza. Ariko urumva hejuru yarabanje kuvuga ati ni iki gituma mutanga ifeza? Yego. Umuntu agatanga amafaranga ashaka gakiza ntakabone, utayafite agatanga imbaraga, ugatanga n'imyambaro. Yego. Yesu aravuga ati ni kuki mutanga ibyo bintu icyo mubitangiye ntimukibone? abwira yatanze ku bintu bitari ibintu nyakuri. Yego rwose. Nyamara ikintu gitangaje, ibintu nyakuri ntibinagurwa. Kuko Yesu yaravuze ngo nimuze, ariko Imana ishimwe cyane nyine n'abakene bakisangamo, n'umuntu udafite icyo atanga nawe akisangamo. Yaravuze ngo n'udafite ifeza nawe naze mwihera agakiza ku buntu nta kintu akoze. Yego. Imana ishimwe kuri urwo rukundo rwayo rutarondoreka. Rero dushimiye Imana cyane, ariko bene data ni benshi, abantu Imana yakije urupfu rw'iteka ni benshi. Hari abo tuzi, hari nabo tutazi. Abantu bamenye umumaro w'urupfu rwa Yesu ndetse no kuzuka kwe ni benshi ku isi. Harimo n'abari mu bindi bihugu, ubwo urumva harimo benshi tutazi, ariko abo bose tubashimiye Imana. Ndetse n'abandi bazabimenya. Yesu ari gusenga yaravuze ngo ndasengera abantu bose mpaye ubugingo. Ariko nsengeye n'abandi bantu bazumva ubutumwa bwiza bakabwizera, nabo ndabasengeye. Yego. Ubwo nawe uri kumva ubutumwa bwiza, ubaye uri bubwizera, ubwo urasengeye. Nawe urasengeye. Ubwo nawe urasengeye. Rero dusubije abo bene data bose aho bari impande enye z'isi, abo tuzi ndetse n'abo tutazi, kuko bose dufatikanije guhamya iyi nkuru nziza y'amahoro. Yego rwose. Ni inkuru y'amahoro, ni inkuru iruhura umutima w'umuntu, ni inkuru umuntu yumva akishima, ni inkuru umuntu yumva ikamukura mu rungabangabo. Kuko umuntu wese burya n'umuntu udakunda kwita ku Mana cyangwa se ku ijambo ry'Imana, hari ikintu njya mbona kijya gishitura abantu. Hari igihe umuntu yumva atarwaye, ufite umubiri muzima, urya ugakora n'ibindi, nta ibintu by'Imana utaburi kubyitaho. Yego. Ariko iyo ubonye umuntu apfuye ukabona baramushyinguye, utangira gutekereza ati nyamara kumbe burya ubuzima bwa hano bufite iherezo. Ni ikimenyetso ubahawe yuko burya nawe uzapfa. Yego. Ubwo biba bikweretse ko kuba umuntu waruzi wari inshuti yawe apfuye bakamushyingura ureba, biravuze ngo ubwo nawe uraje. Yego. Kandi muvandimwe, buri uko bugenda bucya twishimira ko bukeye nyine, tukabyuka turi amahoro. Ariko buri uko bucya igihe cyo kuba hano kiba kiri gushira, kirashira. Buri uko umunsi uvaho undi uvaho, uvuga ngo mfite imyaka 10, ngo ngize 20, ngo ngize ngo 30, ngo ngize ngo, buryo ubugenda ushiraho, uburi gushira, ubugenda uvaho. Kandi hirya yo gushiraho nta kindi wabugikoze. Na niyo mpamvu rero tuba tuzanye inkuru ikubwira ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima bwiza. Ubwo no kuvuga ngo umuntu ugihumeka k'uyu mwanya turi kuvuga, nawe uyu mwanya nuwe. Yego rwose. Kugera ahari icyo yumva ashakwaho n'Imana mu gihe cya none, akiri guhumeka aka kanya, icyo ari gushakwaho n'Imana acyumve neza. Yego. Nta cyakira ubwo ngubwo nyine arabakibonye. Yego. Imana ihimbazwe cyane. Imana njya numva nyishimira cyane ukuntu yatanze ijuru ku buntu, ariko kubera ukuntu umuntu yumva nkaho ijuru rihenze, kandi koko rikomeye. Kuko impamvu ijuru rihenze risaba kuba intungane. Muvandimwe, hari ikintu njya nshimira Imana mu muntu, byanze bikunze umuntu aba yumva atabana n'Imana mu ijuru afite icyaha. Kuko Imana nye icyo cyo nta muntu wirirwa ukigisha. Hari umuvandimwe umwe wavuze ngo iyo ngari imbere y'Imana ngo we ngo yibonaho ubugoryi. Yego. Ubwo igihe cyose umucyo w'Imana iyo ukumuritse imbere yawe, wowe uhera ko wibona uburyo uri mubi. Yego. Ubwo nta muntu mubi rero utabonekwamo n'urubanza. Ubwo rero watsinzwe n'urubanza, ubwo ahera ko yumva ko n'igihano kiri aho ngaho. Yego. Ikintu njya nkunda gushima cyane, abantu benshi ubundi bavuga ko nta ntungane ibaho. Yego. Ariko nabwo iyo uvuze ko nta ntungane ibaho, ujye uhita wumva neza icyo uvuze. Uvuze ko nta ntungane ibaho, ariko nazi ko mu ijuru hazajyayo umuntu w'intungane udafite icyaha. Ubwo mu gihe cyose ukivuga ngo ntayibaho, heraho wumva ko ubwo mu ijuru utajyayo nyine. Wajya se gute kandi udatunganye? Ni ikintu umuntu yakabaye yumva neza. Kuko niba uvuze ngo nta ntungane ibaho, bihita bikumvisha ko ubwo mu ijuru utajyayo, kuko ho hazajya intungane. Nyamara inkuru nziza tuba tuzanye nivuga uburyo cy'umuntu ashobora kuba intungane mu maso y'Imana.
yamara kuba yakababonye ijuru, akababonye uburyo bwo kwicarana n'Imana mu ijuru. Kandi dore ikintu gitera ubwoba, ikintu gitera umuntu ubwoba bwo mu mutima no kwibaza tese nge ko ndakiranuka mu ngeso zanjye zikaba zituzuye, akaba ari ibyiza bivanze n'ibibi, none Imana ikabizabana n'umuntu udafite icyaha, nzajya yone. Ibyo bihita bibyara ubwoba. Yego, kuko ubushaka kujya mu ijuru ariko ugasanga nta gutungana, ukomeza ukabona ari utari kwiye, ukabona ntaryo ukwiye, kandi ukaba uranarishaka, bihita ko bizana ubwoba rero. Ubwoba iyo bizanye ubwoba rero, ariko inkuru nziza rero yo ivuga ko noneho icyo umaze igihe ushaka wabuze. Icyo kintu warariye mu butayu, ukarara mu migezi, ukarara mu mazi, ugatanga imyenda, ugatanga amafaranga n'amatungo n'ibindi, ukakibura, ugakwiragira imisozi yose. Yego, kiri hafi yawe. Biravanga ijambo rirakwegera. Njye ntangarura ukuntu Imana ihisha. Imana iguhisha ibintu bikuru uruhande ntubibone nyene. Imana ikaguhisha ibintu ujye uvuga ntumenye ari ibiki. Urugero, iyo umuntu avuze ngo Yesu yaramfiriye, abavuze ibintu bikomeye ariko atumva. Ubaye ubyumva mu buryo bwo kubihishurirwa, wahita ubona ijuru, waribona, wamenya agaciro k'urupfu rwa Yesu kuri wowe. Ariko ubusobanuro bwabyo, iyo uvuze ngo yaramfiriye, ubwo buvuze ngo yapfuye mu mwanya wanjye, yapfuye ari wowe wagombaga gupfa, ubwo buvuze ngo yazize ibyanjye. Yego, ubwo se ni gute uhindukira ukumva utajya mu ijuru? Nuko utizera ukumva hari uwagupfiriye, yego, ariko ukumva ufite ubwoba bwo gupfa n'ubundi. Ukumva ukibaza ese nimfa nzajya he? Nyamara Yesu icyamuzanye, Imana ishimwe ko yarebye inyoko muntu twese ku isi. Bibiliya iravuga ngo Imana ngo yatubumbiye mu bugome twese. Twavutse kuri Adamu wakoze icyaha, tuvuka turi abanyabyaha. Yego, tuvutse turi abanyabyaha, tubaho ku isi twese turi abanduye. Ubwo ntawe ukiranuka n'umwe, ntawe wakora ibitunganye gusa n'umwe ngo aboneke. Ariko umutima w'Imana ugira imbabazi nyinshi cyane. Bibiliya ibishimangira ivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo kugira ngo umwizera atarimbuka. Icyo nicyo gikiza kurimbuka. Yego, Imana umwizera, kugira ngo umwizera atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ubwo niba ushaka kubona ubugingo buhoraho, niba ushaka kuzabana n'Imana iteka ryose, birasaba ngo wizere Kristo. Nuko mwizera. Abantu bajya babaza Imana bakabaza ati ubu ni gute naba mu ijuru? Umuntu akabaza se izina ryanjye riba mu gitabo cy'ubugingo? Yego, ubyo ukaba ujya ubibaza. Ariko warangiza ukanajya no gukora imirimo myiza uvuga ko izakujyana mu ijuru. Ese niba izina ryawe ridahari, imirimo uri gukora bazayandika kuri inde? Ariko se ubundi nongeye kugarukamo muvandimwe, kwibaza ubaza Imana ngo ese izina ryanjye ryanditse mu gitabo cy'ubugingo, ese ubundi wowe ubasha kugira ubugingo ntumenye ko ubufite? Kuko Imana yavuze ibintu byeruye, igaragaza yuko ngo icyo akora, ngo abamwemeye bose bakizera izina rye, yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Iragaragaza ngo umwizera ngo afite ubugingo buhoraho, ariko ngo utamwizera nta bugingo afite, abaciriweho iteka. Ese ibyo nyine ububaza Imana ngo ikubaze ni ikubwiye nimba izina rye riri mu gitabo cy'ubugingo, ubundi wowe ahubwo wumva nyine ubufite bishingiye ku Imana yakubwiye kibuguhesha? Yumva ntabwo impamvu ntago waba ufite ubugingo ngo ujye kubusaba cyangwa ngo ubaze. Yego, nta muntu usaba icyo afite, ahubwo wumva nta bugingo ugira ukajya kubusaba. Nibyo, uretse ko hari nk'ukuntu wumva nk'amadini abeshya abantu, akigisha abantu ngo izina ryawe ngo ryanditswe, ngo ariko ngo nukora icyaha ngo bararisiba. Nabyo sibyo, nabyo ntabwo ari ibyo. Biterwa n'iki? Biterwa no kutamenya igitabo cy'ubugingo icyo ari cyo. Nyamara Yesu yarabisobanuye, yaravuze ngo ni nge nzira, nkaba ukuri, nkaba n'ubugingo, ngo ntawe uzajya kwa Data ntamujyanye. Ubwo igitabo cy'ubugingo ni Kristo. Ubwo wizeye Kristo aba ari umukristo, aba ari muri Kristo, ubwo aba afite ubugingo. Ubugingo bwa Kristo buba ari umuririmbyi umwe niwe waririmbye ngo ubwo adapfa nanjye singipfuye, ngo kuko njye na Yesu twarangije kuba umwe. Ariko impamvu yarahishuriye ngo ubwo adapfa nanjye singipfuye, nuko ibyanditswe byavuze ngo yapfuye rimwe gusa, bibe bihagije iteka ryose, ntabwo azongera gupfa. Urupfu yapfuye rurahagije. Ubwo nutamenya ko yapfuye urupfu rwawe,
nta rundi azapfa, nta rundi rupfu uzamenyeshwa rwaboneka mu mwanya w'urwo ugomba gupfa, ahubwo rwabaye n'urwo ngurwo umuntu yizera akaba akuweho urubanza, akaba afite ubugingo buhoraho, akaba akuweho urubanza. Rero ikintu kibabaje no kuba utazi niba izina ryawe riba mu gitabo cy'ubugingo. Ubwo dusobanuye ko igitabo cy'ubugingo ari Kristo. Kuri uyu mugoroba wenda abantu batabizi barare banabimenye. Igitabo cy'ubugingo ni Kristo Yesu. Paulo ari kubyandika yaravuze ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwa. Ubwo igitabo cy'ubugingo ni Kristo, abari muri we rero abantu bamwizeye bari muri we ntateka bazacirwa. Ikintu kibabaje rero no kubwira umuntu utazi niba ari muri Kristo ngo nakora imirimo myiza ngo azajye mu ijuru. None se ko umuntu ujya mu ijuru ari uri muri Kristo, urumva imirimo se yaguhuza na Kristo gute? Nta kuntu bishoboka. Njya nkunda guhereza abantu urugero, nk'ubu ubyutse mu gitondo ugasanga umuntu ari mu murima wawe ari kuwuhinga, mutarabivuganye, wamubwira ngo ni sawa? Uretse no kwa mwarabivuganye, ahubwo namusanze utanamuzi, ariko ukabona afite isuka ari guhinga mu murima wawe, wakose suyiwe yajate koko ntari kugira nabi, nawe wari buzahinga, ariko se uri kuwuhinga mwaravuganye? Uri kuhinga se yaguhaye akazi? Ese ubwo nuwuhinga ukawurangiza urawuhembesha gute nta kazi baguhaye? Ese ubwo yabaje kuwuhinga ari mu rwego rwo kuwukwambura? Niyo mpamvu ijuru ridakorerwa, nta muntu ukorera ijuru uzarijyamo. Reka mvuge ngo inzira ijyana abantu kurimbuka ni inzira umuntu atekereza ko yakorera ijuru akarijyamo. Ubwo no kuvuga ngo umuntu ukora kugera ajye mu ijuru abari kwambura ububasha, abari kwambura Imana ububasha ifite bwo guhereza abantu ijuru ku buntu. Yego rwose. Nta wahangara rero gukirana n'Imana ngo byemere. Niko Sawuli yabwiwe ngo biragukomere ngo gutera imigeri mu macumu. Ubwo no kuvuga ngo guhakana igikorwa Imana yakoze, ukumva ko icyawe aricyo gifite agaciro, ubwo bugiye kurwanya Imana. Ubu uri kurwanya Imana ku kigero gikomeye. Wenda n'abaduteze amatwi banabyumve neza. Iyo uri kuvuga ngo uri gukora ibintu byiza uzajye mu ijuru, ubu uri guhinyura urupfu rwa Yesu. Kuko icyatumye Yesu aza gukiranuka mu isi, agatotezwa, agakubitwa, agaterwa amacumu, akambikwa ikamba ry'amahwa, akamanikwa igorogota, agaterwa nk'imisumari, ni ku mpamvu z'uko wowe gukora bitakunda. Iyo rero uri kuvuga ngo uri gukorera ijuru, ubu uri umuhakanyi w'ibyo bintu byose. Ntabwo Imana yakubabarira uhakanya urupfu rwa Yesu. Nyamara ugahakana Yesu unavuga ko umwemera, ukanahakana Yesu uvuga ngo uramwizera, umuhakana gute? Igihe cyose urajya wumva uri gukora neza ngo uzajye mu ijuru, jya uhita wumva ko uri umuhakanyi w'urupfu rwa Yesu. Ubutesheje agaciro gukora kwa Yesu, ahubwo uhaye agaciro gukora kwawe. Ntabwo rero Imana mwakirana gutesheje agaciro urupfu rwa Yesu. Rero nanone nk'ubu muvandimwe, ni urugero umuntu aramutse ari umuganga azi kuvura neza, hanyuma ukajya mu bitaro kwa muganga ugatangira kuvura nta muntu wahakuzanye, byakugwa ubuhoro? Bakumerera nabi. Rero kugira ngo ukorere Imana banza wizere. None se urakorera Imana hari gahunda mufitanye? Ese ubundi yaguhaye akazi ryari? Ese uri umuntu mubi, uranduye, wowe ubwawe urivugira ngo ndi umunyabyaha, ubwo se urakorana n'Imana yera gute wanduye? Niyo mpamvu umuhanuzi Yesaya niwe wavuze ngo ni umunyaminwa yanduye, ariko ngo Uwiteka ngamukojeje ikara ku munwa, niho yagiye yumva nawe agiye yahabwa ububasha bwo kuba yakorera Imana. Wenda twihuse kugira ngo tuza gutinda, dusome amagambo ari mu butumwa bwiza bwa Matayo, Matayo ibice 27. Murasoma Matayo igice cya 27, urasoma nk'imirongo 4 gusa, urahera ku murongo wa 20 urangize n'uwa 23. Matayo ibice 27, urasoma uhereye ku murongo wa 20 urangize na 23. Matayo ibice 27 ari muri Bibiliya yera, Bibiliya ijambo ry'Imana. Nanjye ndasoma muri ntagatifu ntacyo. Matayo ibice 27 umurongo wa 20 kugera 23. Ariko abakuru bo mu batambyi n'abakuru b'imiryango bemeza rubanda gusaba umutegetsi ngo
abarekurire Baraba yicishe Yesu. Yego. Nuko arababaza ati, muri aba bombi uwo mushaka ko mbarekurira ninde? Baramusubiza bati, ni Baraba. Pilato arababaza ati, none se Yezu witwa Kristo mugire nde? Bose bati, nabambwe ku musaraba. Kugera kuri 23. Pilato ati, kuki ikibi yakoze ni ikihe? Barushaho gusakuza bati, nabambwe. Yego. Hano muri Bibiliya ntagatifu, bw'abantu bafite Bibiliya ntagatifu nabo turajyana, twasomye Matayo 27 umurongo wa 20 kurangiza 23, haranditse ngo ariko abatware b'abahereza bitambo n'abakuru b'umuryango bemeza rubanda ko basaba Barabasi, naho Yezu bakamwicisha. Nuko rero umutware yongera kubabaza ati, muri abo bombi uwo mushaka ko mbarekurira ni uwuhe? Baramusubiza bati, ni Barabasi. 22. Pilato arababwira ati, naho se Yesu bita Kristo mugenze nde? Bose barasakuza bati, nabambwe ku musaraba. Yego. 23. We ati, ikibise yakoze ni iki? Ariko barushaho gusakuza bati, nabambwe ku musaraba. Nabambwe. Imana ihimbazwe cyane. Nyine biba bisaba nanone ngo umuntu nyine basi amenye neza misiyo yatumye Yesu asiga ubwiza. Ni biravuga ngo uhereye mbere na mbere ijambo ngo yari Imana, ndetse ngo yahoranye n'Imana. Biba bisaba ngo umuntu amenye ni iki cyatumye Kristo Yesu asiga ubwiza n'icyubahiro mu ijuru, akamanuka akaza mu isi, akavukira mu mwari Mariya, akambara umubiri w'umuntu, agatotezwa. Ntekereza ko nta muntu uvuga ko Yesu yigeze akora icyaha. Yabaye ku isi aratungana, birya byatunaniye. Kurya kuntu twe dushaka gutungana bikanga, Yesu yabaye ku isi aratungana 100% arabyuzuza. Ibyatunaniye byose n'uyu munsi bikikunanira. Yego. We yarabishoboye. Ntiyananirwa na kimwe. Yarabishoboye, yambaye umubiri nk'uyu twambaye, arabyubahiriza, arabyuzuza. Ese ubundi uyu muntu washoboye gutungana byatunaniye, yambaye umubiri nkatwe, akuzuza iby'Imana yashakaga akabindakemwe, ubundi uyu ni muntu ki? Ubuse ahubwo yaba akwiriye urupfu nyine kucyapfa ubundi. Kuki uyu muntu, kuki umuntu w'intungana apfa? Kuki Yesu utaregeza ko rikosa na rimwe apfa? Kuki abambwa ku musaraba? Yego. Icyo wenda turaza kukigeraho, ariko icyo numvaga ndi gushimira Imana cyane, Yesu mu rugendo rwe hano ku isi yagize urugendo rwo kubaha Imana, akora umurimo wo kujya agenda akiza abantu. Yego. Ahandi ho yaravuze ngo nabo Satani atwaza igitugu. Ahandi aravuga ngo icyatumye Imana inyohereza kwari ukugira ngo nze mbamenyeshe umwaka Imana ibagiriyemo imbabazi. Kwari ukugira ngo noneho nze mbabwire ko noneho ijuru ryabegereye. Kwari ukugira ngo nze mbabwire ko noneho ijuru rya ubwami bw'Imana bwamanutse ku isi. Yego. Bwaje gukorera mu isi. Noneho Kristo Yezu bene data abatubanjirije bo baravuze bati, twebwe uretse mwebwe kumusoma gusa no kumwumva, twebwe twariranwaga, turanasangira. Yego. Yagendaga hejuru y'inyanja turi kumwe, agatubura imigati abantu bagahaga duhari, ati uwo mugabo twebwe rero tumuzi cyane. Ariko nanone muri urwo rugendo rwo gukiranukira Imana yagize aha ku isi, byabaye ngombwa ko hari abantu bamugenzaga. Wakibaza utaba abantu bamugenzaga ni bande? Yesu yaje asanga hariho abantu bitwa abatambyi, abafarisayo n'abakuru ndetse n'abanditsi. Abo bantu ngo nibo bari bahagarariye iyobokamana ku isi. Yego. Abo bantu nibo babwiraga abantu ko bigisha abandi by'Imana. Ariko nanone biba ngombwa ko batangira kujya bagenza Yesu. Bibaza ati, uyu waje ajate ubwira umuntu ngo urababariwe. Yego. Ntacyo akoze, ntacyo atanze, atabatijwe, batamusengeye, nta bintu akoze. Yesu akamubwira ngo ubwo wizeye genda urakiza. Urababariwe. Batangira kujya bibaza ati, uyu muntu ugumye akiza abantu ku buntu ajate bigenza ute? Yego. Baramuyoberwa. Batangira kujya batekereza bati, sarya uyu si wa mwana wo kwa Mariya na Yosefu barya bababaje? Ni gute atinyuka akavuga ngo yavuye mu ijuru?
ni gutavuga ngo abaye Imana tuzi wabo tuzi ko ari n'ababaji ari n'abantu babakene hari n'abazaga bamubwira ati bashiki bawe turanaturanye ariko ibyo byose ni ukutamenya Yezu ari mu ntoki nyamara tubaye nk'ababibutsa gato Yezu Mariya ajya kumutwita ubundi Mariya amaze kubwirwa tuzasaminda Mariya yaravuze ati ariko se ko ndisugi nta n'umugabo mfite ko ndisugi nkaba nta n'umugabo twari twabana ndasaminda nde gute Marayika aramubwira ati umwuka azaza agutwikire usaminda y'umwuka sinda nk'isi zisanzwe turenda kuvuga ko Yesu yaje avuye mu ijuru ni mwene Imana turenda kuvuga ko Yesu yaje mu isi ariko akomotse mu ijuru umuntu umutekereza ngo kwa Mariya na Yosefu ndi wamumenya kuko wajya umutangira kumureberaho ukabona iwaba ari ababaji nawe bikarangira utamumenya abakera ntibigeze bamumenya kubera iyo mpamvu Mariya rero yahise asubiza umubwira icyo aravuga ati basi ati ibyo bintu ndumva bikomeye ariko ndi umuja wawe ibyo uvuze bingirirweho kwizera kwa Mariya gutuma ahita asaminda yisamariye umwuka ariyo Kristo Yezu rero Kristo Yezu yabaye mu isi akora ibimenyetso n'ibitangaza ndetse akiza abantu akabaha ubugingo buhoraho nihuse byabaye ngombwa ko abo bakuru b'amadini kuko na bugingo n'ubu iyo umuntu avuze kijura ari ubuntu iyo umuntu avuze ko umuntu yizera Yesu akabona ubugingo buhoraho ugirana ikibazo nabo batekereza ko hari bagiye guhomba ibya 10 amaturo ndetse n'ibindi byinshi kimwe niyo uvuze ko no gutungana bibaho nabyo bibatera ikibazo ibyo rero na Yesu nibyo yavugaga nyine kubivuga kwe bituma bagira ikibazo baravuga ati uyu mugabo ko yabashaka kudufata ku ndase uyu mugabo ko yashaka kuduhimukira se uyu mugabo kucyo avuga ibintu tutazi ni gutaho umuntu ubugingo ariko Kristo Yesu cyari kimuzanye misiyo yari imuzanye kwisi kwari ukuza gutanga ubugingo bwabuze kwari ukuza gutanga ubugingo abantu bakoreye ntibabubona yarazaniye abantu ubugingo yarazaniye abantu agakiza kandi ubugingo buhoraho muvandimwe sivuga kanya gato yego byabaye ngombwa ko rero bamugenza kugeza ubwo bamujyanye mu rukiko twihuse bamujyana kwa Pilato bamugejejeyo batangira nyire kumushinja ngo yiyita Imana ngo avuga ko ngo yavuye mu ijuru ariko se ku bantu mu byumva neza mudukurikiye Yesu kuvuga ko yaravuye mu ijuru ntibyari byo nibyo ese inda yavutsemo ntiyari y'umwuka yego si ikiremwa cy'umwuka cyari kivuye mu ijuru se ndi muzi ko Mariya yitwaye ari isugi ubwo bishaze kuvuga ngo Yesu kuvuga ko yavuye mu ijuru byo yavugaga byari byo kandi ikindi nta muntu wari gukora ibimenyetso n'ibitangaza atavuye mu ijuru yego ese ubwo Yesu Kristo wazutse mu bapfuye mwumva ari muntu cy'ubwo ese ko mubona abandi bantu bagumye bapfa ndibagaruka none se ubwo ko we Yezu nyine se wamwe ahamywa yuko ari ijambo ry'Imana yego wabaye umuntu ubwo rero bamaze kumugeza mu rukiko kwa Pilato birangira abo bakuru b'amadini abantu bavuga ko bigisha iyobokamana baramurwanya kugeza ubwo bajya mu matwi ya rubanda bararubwira ati musabe ko Yesu abambwa musabe mwumve namwe musabe ko Yesu abambwa rero Pilato we ngo buri gihe kuri Pasika cyangwa se buri kumwaka watahaga yababohoreraga ngo imbohimwe yari randevu yuko arajya babohorera imbohimwe noneho icyo gihe Pilato arebye Yesu abona nta kosa afite amurebye asanga nta cyaha afite aravuga ati uyu muntu ndi yakabaye abambwa kandi ntiyari imbohe yabohorwaga kugira ngo itahe ahubwo no kuvuga ngo hari imbohe yabaga imeze nk'iyabashegeshe yego rwose nk'iyabamereye nabi bagashaka ngo iyo ngiyo noneho aba ariyo iza kuri tere yego rwose iyo ngiyo bayice nyine iyo ngiyo bayibambe ariko birangira ngo Pilato nta cyanga mubonyeho Pilato aratekereza avuga ati rero ngiye kubakina umutwe ngiye gukoresha siyasa ngiye kubabwira ko ndi buzane igisambo cyitwa Barabasi cyabibye cyabatagangaje ruharwa bamenye igisambo ruharwa bamenye muri make igisambo kizwi n'abaturage bose ngiye kukizana ngihagarikane na Yesu ubundi mpite mbaza rubanda ati muri bano bagabo bombi ari Baraba wabibye akabahemukira ari na Yesu watubuye imigati mu karya akabakiriza abana akabazurira abantu turekure nde tubambe nde
abantu batera hejuru bati Baraba w'igisambo natahe niwe mwiza abatabara bamuhindura mwiza birangira ngo barabatashye bajya kubamba Yesu bishatse kuvuga iki harimo inkuru nziza twabazaniye kuri uyu mugoroba ivuga ko wowe mubi wowe w'umugome icyatumye Kristo yezaza kwari ukugira ngo muhagararane ibyaha byawe byose bimujyeho bimuhame ubundi Kristo abamwe wowe utahe niyo nkuru nziza twabazaniye kuri uyu mugoroba ivuga ko icyatumye Kristo Yesu ajya kubambwa ahari wasangira amahirwe na Baraba wari igisambo ruharwa Baraba wibaga byarangiye kuri uwo munsi atashye yego muvandimwe ahari yo mu gihura na Baraba atashye ko se utashye ute uri igisambo n'ububi bwawe none abantu baragukira gute yari kukubwira ati nge ntashye byemewe n'amategeko yaratsindishirizwe bafata Kristo Yesu bariwe bajya kubamba bishatse kuvuga ngo icyazanye Yesu Kristo mwisi kwari ukugira ngo twebwe babi twebwe tudakiranuka twebwe dufite ibyaha afata ibyaha byacu n'ubugome bwacu abyishyireho Kristo Yesu wakiranutse akabintungane ajye kubambwa abambwe apfa urupfu rubi rw'abagome apfa urupfu rubi wagombaga gupfa apfa urupfu rwawe rero niyo nkuru nziza twabazaniye ivuga ko Kristo Yesu ariwe wishyizeho ibyaha byawe byose n'ubugome bwawe akanahanwa igihano cyawe Imana yagombaga kuguhana niko hariya muri Luka mu bice bibiri habivuze ubwo babashumba batangarizwaga kuvuka kwa Yesu ngo abamarayika baraje ngo barababwira ngo mbazaniye ngo inkuru nziza ngo y'umunezero w'abantu bose bahera ko bagaragarizwa yuko ngo uwo munezero ngo nuko ngo mu mujyi wa Dawidi hari umuntu wahavutse nta wundi wari wahavutse rero ni Yesu uko kwambara umubiri uko kuba mwene Dawidi ubwo bivuga kwambara umubiri wawe no kwambara umubiri kwe kandi uwo mubiri we akaba agomba gutwara mu ibyaha byawe niyo mpamvu ari mwene Dawidi noneho kuba yarabyawe na Mariya nta mugabo babonanye ni ibigaragaza ko ari mwene Imana ni Yesu w'intungane wari ukuzaniye gutungana avanye mu ijuru yambara umubiri nka mwene Dawidi kugira ngo mu mubiri we atware mu ibyaha byawe uwo mubiri we unabona uko ubambwa ku musaraba aho wowe wagombaga kubambwa n'uwo mwizera gutyo wowe utahe we apfe kandi ngo ubutashye utsindishirijwe utakibarwaho ibyaha byawe kuko ibyanditswe nibyo bivuga yuko ngo Imana ngo imaze kubona ngo ayo maraso ngo amenetse yaravuze ngo ibyaha byawe n'ubugome bwawe sinzongera kubyibuka ukundi kuko amaraso ya Yesu yaranganye n'urupfu agomba gupfa yaravuze ati wowe ni witahire umunyabyaha ashakaga kwica yapfuye urumva rero ni amahirwe akomeye Baraba yaragize yagize amahirwe akomeye kuri uwo munsi bari bumusohoreho bamusohora ahahurira na Yesu birangira Yesu icyamuzanye harimo kwishyiraho ibyaha bya Baraba babahagarikana rero Kristo Yesu yaraje kumwitangira birangira barabatashye byemewe n'amategeko ibyaha bya Baraba byose bijya kuri Kristo abari uhanwe igihano aho Baraba yari bumanikwe Yesu ajya kuhamanikwa ibyo nibyo Bibiliya yita gutsindishirizwa imbere y'Imana iyo niyo nkuru nziza yego rwose niyo nkuru nziza kuba twe twaratsinzwe hanyuma tukabona uza agatsinda akatwihera gutsinda kwe akaduha intsinzi agatwara gutsindwa kwacu gutsindwa kwacu kwari gufite n'igihano na cyaracyemera Imana imuhimbarizwe ko yishyizeho gutsindwa kwacu agafata n'igihano cyabyo kandi ubwo iyo umwizeye ukegukana gutsinda kwe wegukana n'ibihembo byo gutsinda nuko ubwo ibihembo byo gutsinda n'ubugingo buhoraho nijuru no kuzabana n'Imana iteka ryose no kuba intungane mu maso y'Imana Imana ihimbazwe cyane twaha abantu umurongo bagatanga ibitekerezo bakanabaza kugira ngo dufatikanyirize hamwe gusangira ikiganiro umurongo numenyerewe asanzwe bawuzi ni 07 8 8 44 21 25 tubasha no gukoresha umurongo wa Airtel 07 3
8 3 0 5. Halo? Bashaka gukoresha umurongo ya Airtel 0 Halo? Turakumva muri bande? Halo? Halo? Halo. Turabumva muri bande muherereye he? Abantu banyita Claude. Iki kiganiro ni cyiza cyane kabisa mu mutegerezo kiratwubaka. Yego. Gusa icyo nababaza. Nuko hari abantu bavuga ngo Yesu ngo buriya. Urebye ngo hari abantu ngo bamuvuga cyane ngo atari ngombwa ugasanga hari abo mu bibangamira. Rero ukaba wumva ko nyine bavuga ko ngo hari nk'abantu ngo basenga Imana ebyiri. Ntacyo buri wese aba afite ibye, ahubwo kurwa we ruhande. Wowe se kugumya kumva Yesu cyane birakubangamira? Ntabwo bimbangamira nyine no kari aho mbyumva na nkumva nyine ntataye. Hari aho bivuga ngo buri wese aziyikorerera uwe mutwaro. Ubu butumwa ni uburuhura imitima y'abantu. None se nawe wumva umutima wawe uruhutse ku buryo ufite ibyiringiro bifite ijoro? Uruhutse kabisa ntari. Ni iki wamenye kuri Kristo? Ni iki wamenye kuri Kristo uwo turi gutangaza? Nuko namenye ko umwizeye nyine byose bigenda neza. Nk'ibiki? Hari ibyo ucamo nyine bisaba kumwizera nyine akagufasha. Ntacyo uragumya wenda gukurikira ikiganiro, ariko si byinshi yizerwaho, ahubwo icyo yizerwaho ni kimwe nuko urubanza rwawe yaje akaruhanirwa, kugira ngo noneho uko guhanwa kwe wowe ukurweho igihano, wegukane nyine ubutungane bwe. Ubwo ufite ubutungane bwe niwe wenyine wemerewe kubana n'Imana mu ijuru, kuko mu ijuru nta waba yatari intungane. Sawa, urakoze cyane. Ikiganiro kiratwubaka z'amahoro mugikishaho kabisa ntari. Sawa. Sawa. Sawa, murakoze. Halo? Muri bande? Kamenya numva Diane. Ngurinde? Ngurinde? Diane. Ngo. Ni ikihe kibazo ufite? Halo? Turabumva muri bande muherereye he? Uruhande rwa radio. Ndagiye Rusiro. Yego. Kuki abantu mwigishije? Kuki Yesu bamubambye igisambo bakakirekura? Turagusobanurira nubwo twari twabivuze ko turongera tugusobanurire. Sawa. Halo? Halo? Urinde uherereye he? Ni Bizimana Damascene. Yego, turakumva muvandimwe. Ndabasuje bene data. Amahoro. Shimiye n'Imana iki kiganiro cy'ubutumwa bwiza. Yego. N'inkuru nziza ya Kristo ikomeje kwamamara. Yego. Ku magambo rero mwasomye nayo nyashimiye Imana yaduhaye. Ariko nanjye icyo nakomeje kumva ariko nabwira n'abateze amatwi Country FM muri uyu mugoroba. Yego. Nuko ikibahesha ijuru ari igikorwa cyakozwe na Kristo Yesu. Yego. Mu by'ukuri n'abantu bavuga Kristo, ariko ugasanga
ibyo bavuga kuri Kristo n'ibyo bamutekerezaho icyo Kristo yaje gukorera abantu ahubwo abantu bakita cyane bagashyira n'imitima yabo kuri ibyo bintu bababwirwa n'abanyamadini ndetse n'abayayobora yego ku buryo abantu bashaka kuzajya mu ijuru ariko bakitwaza urwandiko n'abayobozi b'amadini yego kandi urwo rwandiko bahabwa n'abo bantu n'ubundi nta kindi kiba cyanditseho ni imirimo bakora bo ubwabo ubwo ni urwandiko rwanditsweho amaturo icya 10 rwanditseho kuririmba n'ibindi n'ibindi yego ariko mu by'ukuri urwandiko rw'ijuru ni urwandiko rwanditsweho Kristo yego mvuze ngo iki nsobanuye ko igihesha umuntu ijuru n'ubundi ni ugukiranuka kwa Kristo kubarwa umuntu kugira ngo abashe kubona ijuru yego muvande ikindi kuri urwo rwandiko igihamya ni amaraso ya Kristo Yesu yatambwe ku byaha bya buri muntu ufite urwo rwandiko yego ubwo umuntu wizeye Kristo akizera urupfu n'izuka bye ubwo uwo niwe ufite ijuru ikindi umuntu ufite gukiranuka kwa Kristo ubwo uwo niwe nawe ufite ijuru naho uwishingikiriza kuri rwa rwandiko twabonye rugizwe n'imirimo urutonde rw'imirimo rwuzuyeho uwo nguwo nyine nta handi bizamuganisha ibyo bintu ni ukurimbuka yego shimira Imana rero bene data mukomeze mwamamaze iyo nkuru nziza kugira ngo abantu bave mu rujijo bamenye ukuri bizere Kristo babone ijuru n'ubu n'iteka ryose Imana ibahe umugisha murakoze yego murakoze cyane dusuhurize abavandimwe aho mu Bugarama yego barabumva cyane ndabaramutse yego Allo kuri Count FM yego turakumva nitwa Deo Promesse ushimye ikiganiro cyiza mwatugejejeho ariko hari ahantu kugira ngo mudusobanurire hariya mwavuze ngo igihe cyose umuntu azakora ibintu byiza yibwiye ari kwibwira ko afite ijuru ari gukorera ijuru ako kanya ngo nta juru aba afite yego none mwadusobanura neza kugira ngo umuntu yizere ko yakoze ikintu cyiza azabona ijuru aho ngaho ariko n'ubundi nimba yagikora mu bihe buryo yagikora isaha ki kugira ngo yizere ko azabona ijuru none ubone bwo ucyumva ikiganiro ikiganiro kijya gitambuka kuri Country FM ubone bwo ucyumva cyangwa hari ikindi gihe wagiye ucyumva ubu nibwo nari cyumvishe birambuye noneho nawe ubanje kwireberaho ukurikije igihe umaze ukora imirimo byari byakuremera icyizere yuko aho ugejeje upfuye wumva wajya mu ijuru none njyewe kugira ngo menye ko nzajya mu ijuru nakoze ikintu cyiza nzagikora mu yahe masaha nzagikora igihe ki noneho ibyanditswe biravuga ngo udakora ahubwo akizera Kristo Yesu uhindura abantu kuba intungane uwo nguwo ahinduka intungane bitewe na Kristo Yesu bikumvikana rero yuko ubutungane ubusanzwe nibwo bugeza umuntu mu ijuru kandi nta bikorwa bitunganye ubasha gukora kuko imikorere yawe ukora ibyiza ugakora n'ibibi kandi ikindi wenda nawe umaze igihe ukora nk'uko umuvandimwe yarakubwiye ubundi mu bikorwa bya muntu nta muntu wakora ibintu byiza ngo abintungane umuntu arinda apfa bakamuhamba utarakora ibintu byiza ngo wabigerageza ukabigerageza ukarwana nabyo ukajya unyuzamo ugakosa ubundi umuntu aremanye gukora ibyiza n'ibibi ubwo rero kandi nuvuga ngo ijuru uri gushaka kujyamo ryo rizagibwamo n'umuntu w'intungane uwo muntu w'intungane uburyo aboneka rero ni ryari wumva noneho uzajya mu ijuru uwo muntu w'intungane aboneka ryari kugira ngo umuntu amenye nicyo nenda kugusobanurira ubundi nari maze kukubwira ko umuntu wakora ngo ab'intungane ntabaho
ariko noneho inkuru nziza cyangwa se ubutumwa bwiza buvuga ko Kristo Yezu yakoze ibyiza byuzuye ariko abikora ari wowe ari kubikorera. Kwari ubundi kwizera se ni kibisobanura. Kwizera biravuga ngo Kristo Yezu yakoze ibintu byiza arabitunganya, hanyuma we afata ibyaha byawe n'ubugome bwawe birya byakunaniye byose abyishyiraho, yego, ahanwa n'igihano cyabyo. Burya niyo mpamvu ujya uvuga ngo Yesu yarampfiriye. Burya ubuvuze ko ibyaha byawe byose n'ubugome bwawe Yesu yabyishyizeho aranabizira. Niba wadukurikiye twari dusomye ahantu byabaye ngombwa ko barekura igisambo Yesu arabambwa. Icyo gisambo byagenze bite? Ibyaha byacyo byose misiyo yari yazanye Yesu kwari ukwishyiraho ibyaha byacyo. Yego. Abyishyizeho rero Yesu aba ari uhinduka igisambo. Iyo ibyo bintu byizeye, iyo wizeye Kristo Yezu uhita ubabarirwa ibyaha byawe byose mu izina rye. Turi kujyana? Iyo wizeye Kristo Yezu ubabarirwa ibyaha byawe byose mu izina rye, kandi uwo munsi umwizeye uhita ubimenya kuko uhita ugira amahoro yo mu mutima, ugahita wumva utazarimbuka kuko ubumenye ko Kristo yazize ibyawe byose wari buzire. None niba kiriya gisambo Yesu yarapfuye kubera kiriya gisambo, yego, kiriya gisambo kwizera kwacyo konyine kwari guhagije kuba cyajya mu ijuru cyangwa cyagiye kwihana? Oya, kwizera aregaga muvandimwe kangusubiriremo amagambo usanzwe uzi ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ngaho nuyuzuza ayo magambo kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Sa nuhagararaho kugira ngo gute? Ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ngo kugira ngo gute? Kugira ngo umwizera wese. Yego. Umwizera wese atarimbuka. Noneho ubaye uhagarariye aho urumva ko igikiza umuntu kurimbuka nuko umwizera. Kuko ngo nukugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Niba ukeneye ubugingo buhoraho, niba ukeneye ijuru, niba ukeneye kuzabana n'Imana, birasaba ko wizera Kristo. Wizera Kristo. Ukizera yuko urupfu yapfuye ari wowe wagombaga kurupfa. None se karanu yanditse, yego, ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye ubusa. Yego. Icyo nacyo ngendeye kuri indi jambo. Yego. Mose kugira ngo yambutse Abisiraheli, Imana yaramubajije iti Mose ufite iki? Ngo mbereho. Mose aramubwira ngo mwami mfite inkoni. Iyo Mose akibwira Imana ngo mwami ntacyo mfite, iriya nkoni ntayo mfite, uri kumva? Yego, kukumva. Ariko ndakwizeye bivuze ko Yesu yahaye Mose ubushobozi bwo kwambutsa Abisiraheli ari uko afite iriya nkoni. Aho ngaho turakumva. Iyo kiza kuba adafite iriya nkoni, ntabwo kwizera konyine kwa Mose ntabwo kwari guhagije kuba yagira gute kuba yakwambutsa Abisiraheli. Aho ngaho turakumva. Kandi ikindi Mose iyo yagiraga ikibazo yajyaga ku musozi akajya gusenga, Imana ikamuhishura Abisiraheli abari bo kunagomba kubajyana. Aho ngaho turakumva. Ariko ntabwo yari kwicara ngo aze guhagurutsa Abisiraheli bagende atagiye gusenga. Niyo mpamvu kwizera ko umuntu kugomba kujyana n'imirimo kugira ngo iryo joro azaribone. Umva muvandimwe, hari icyabanje mbere yuko Mose akora biragiye, ariko mbere yuko Mose akora ubundi Imana yarabanje iramwemera. Yego, imaze kumwemera iramutoranya. Imaze kumwemera niho yagiye gukora. Yego. Ubwo rero ikibazo kiba kitubesheje ahangaha ni ukuburira abantu babanza gukora batari bemerwa. Bisaba ubanza wemerwe, numara kwemerwa niho bakwemerera ibyo ugomba gukora. Kuko ibyo ugomba gukora nabyo biba biri aho ngaho, kubera ko kumvira kwa mbere ukumvira icyo Imana yavuze ku mwana wayo niho ikubwira n'ibindi ukora, kuko iba yararangije kubona ko uri umwana wumvira. Intangiriro yo kumvira rero ni ukwemera ibyo Imana yavuze ku mwana wayo, ariko kumwizera
wamwizera Imana nayo ikakugirira icyizere cyo kuwukoresha ibyo ishaka gukora. Ariko nanone abantu wenda umuntu twari tuvuganye ndatekereza ko akiri ku murongo ari kutwumva. Iyo uvuze ngo iyo nkoni Mose yari afite byasabye ko Imana imubwira ngo yirambike ku nyanja icikemo kabiri abayiseri batambuke. Ubu muri kano kanyu wakubaza ubu inkoni ufite ubu niyi ubu ufite inkoni bwoko cyubu kuko nanone bisaba ngo umuntu abyumve. Iyi Mose amaze kwemerwa yari afite inkoni agendana babiziranyeho n'Imana. Ubu inkoni tugendana ni ijambo ry'Imana. Inkoni tugendana ni Kristo Yesu. Ese utekereza ko inkoni uciye mu ishamba yagabanya mw'inyanja kabiri? Ntibishoboka. Utekereza ko wafata igiti nk'inkoni nawe ukakirambika ku mazi agacikamo se? Arega iyo nkoni ni Yesu. Ni Yesu. Udafite Yesu ntacyo wakorana n'Imana. Ntacyo wakorana n'Imana nta Yesu. Ntacyo umuntu Imana yemera imwemerera muri Yesu Kristo. Yarabajije ikindi abantu benshi hari bajya banakibaza kivuga ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Ibyo bintu ni Yakobo wabyanditse. Nanjye nemeranwa nawe. Kwizera umuntu ugira kwizera kudafite imirimo kwarapfuye. Abavuze ngo iki? Iyo uvuze ngo ugira kwizera hanyuma ukajya gushaka imirimo yo kukuzuza ubwo buri kuvuga kugira kwizera kutagira imirimo. Naho kwizera Imana ivuga ni ukwizera kuza gufatanya n'imirimo. Kwizera Kristo adusaba kumwizera. Ese wakizera Yesu agatura muri wowe ukabura imirimo myiza gute? Ntibishoboka. Ahubwo umuntu ufite Yesu ni uba ufite imirimo myiza nyine. Kandi no kwizera kose kugira imirimo. Yego. Kuko n'imirimo iri mu ibyaha. Ubwo no kuvuga ngo iyo wemera kuri umunyabyaha uko kwizera n'ubundi gusohoza ibyaha muri wowe. Yego. Niko n'ubundi kwizera kugira umuntu intungane nako gusohoza ibyo gutungana. Ubwo nta kwizera na kumwe kutagira imirimo. Ubwo kutagira imirimo nyine nta kubaho. Dore uko ibyanditswe bivuga biravuga ngo turi abantu Imana yaremye bundi bushya ituremeye muri Kristo Yesu. Ngo ariko ihita turemera n'imirimo myiza muri Kristo iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Niyo mpamvu rero ije kwiriye abantu no kubanza bakizera. Sogwera ko bakora ahubwo no kubanza bakizera. No kubanza bakizera. Kuko ubundi nicyo erega na Yesu baramaje ngese ngo dukore iyihe mirimo kugira ngo tuzajye. Yarababwiye ngo umurimo n'umwe. Ntiyababwiye nta rutonde rw'imirimo yababwiye. Ahubwo yarababwiye ngo umurimo n'umwe nuko mwizera uwo yatumye. Genda tutarabona undi muntu ku murongo. Hari wabajije ikibazo ngo kuki babambye Yesu bakarekora igisambo. Ariko n'ubundi nuko ahari atari yadukurikiye neza. Ubundi byari bikwiye nyine ku muntu mwiza apfira umubi. Yego rwose. Kristo w'intungane byari bikwiriye yuko apfira abanyabyaha. Kuko ubusanzwe ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ntabwo byari bikwiye rero ko Yesu w'intungane yagombaga gupfa, ahubwo byabaye ngombwa ko uwo Yesu w'intungane apfira abanyabyaha. Ariko kugira ngo abanyabyaha barokoke urwo rupfu byabaye ngombwa ko afate ubunyabyaha bwawe bububwe. Ubwo no kuvuga ngo ubunyabyaha bwawe buhindutse kububwe, ubwo no kuvuga ngo kumwizera nawe ubutungane bwe buhinduka ubwawe. Yego rwose. Ukabarwa Yesu nk'uko yabazweho ibyawe niko nawe ubarwaho ibya Yesu. Ariko se ubundi muvandimwe umuntu yumva ko abantu bajya bakunda kuvuga cyane ngo Yesu yaramfiriye cyangwa se Yesu ngo yazize ibyaha byanjye. Ni gute wumva Yesu yazira ibyaha byawe uwo ukavira mwaho? Ntabwo bishoboka. Ntabwo uba wumvise neza ariko icyo wavuze. Kuko kuzira umuntu ubwo no kuvuga ngo uwo muntu ntiyazize ibye. Yego. Ahubwo hari undi waje kuzira ibyo uwo ngo ubwo yazize ibyo wagombaga kuzira. Ubwo rero nta kimana yabi kigutwaye. Nta cyabi kigutwaye. Ntiyahana kabiri. Kuko uwagombaga guhanwa ni Kristo Yesu. Kandi igihano yahanwe cyari igihano muri Yesaya arabivuga ngo igihano cya benshi cyabaye kuri we. Ngo Imana ngo yashimye ngo kumushenjagura. Ngo imubaze ngo gukiranirwa kwacu twese. Ngo igihano ngo cyari butume nje wabuze amahoro. Icyari igihano yahanwe cyari butume nge mbona amahoro
niwe wagihanwe. Yego rwose. Ubwo rero ni ukuvuga ngo urupfu rwa Kristo Yesu nirwo rwazaniye abantu amahoro, nk'uko bigenda bigaragara yuko bari abashumba baratangarijwe ngo mbazaniye ngo inkuru nziza ngo y'umunezero ngo uzaba ngo ku bantu bose. Yego. Bikumvikana rero yuko uwizeye Kristo Yesu niwe wegukana ayo mahoro. Ubwo ikibazo cy'uwo muntu cyanasubijwe kuko yibazaga impamvu igisambo cyatashye Yesu akabambwa, ariko impamvu nuko Yesu yari yazanywe no kwishyiraho ibyaha by'icyo gisambo. Hari undi muntu uri ku murongo, twakira undi muntu. Yego. Allo country. Turakumva. Ni Sara w'Ikarenge. Yego. Nanjye nyine nakurikiranye ikiganiro cyanyuzeho uyu munsi. Ariko nyine nashimiye Imana kuko nyine nanjye yankijije urupfu rw'iteka. Imana ihimbazwe. Nanjye nyine ubwo ngubwo nabwiraga nyine abadukurikiye yuko nta gihe nyine nta myaka ihari yo kuvuga ngo wenda ngo imyaka y'abana batoya ngo nabo ngo ntago bemerewe gukizwa. Kuko nanjye nakijijwe mfite imyaka 14. Ariko urubanza nari mfite rwari rungana n'urw'umusaza cyangwa umukecuru. Yego. Ubwo nyine nanjye nyine nari imeze nka cya gisambo twize nyine cya Baraba. Umutwaro cyari gifite ndetse n'iteka cyari giciriweho, nanjye numvaga bindi ku mutima. Yego. Nari mfite urubanza mpangayitse, numva n'ubundi ari gihenomu ibyo nkora byose, ndetse nari na dirija wa korali mu rusengero. Nyamara babonaga koko ndi umwana w'Imana, ariko njye nkabyumva mu mutima wanjye. Yego. Ariko nyine nanjye nshimiye Imana kubwo nemeye nyine igihano Imana yampaniwe. Ubwo nyine yemeraga gufata rwa rubanza rwanjye rwari mu mutima nyine ikarwishyiraho. Noneho igihe nyine nari ubwo ngewe nigereranyije na cya gisambo. Yego. Kuko igihe nari mpagararanye na Yesu, ubwo ngubwo umutwaro wanjye w'ibyaha byari bindemereye nyine byagiye kuri Kristo. Noneho nyine abari bahari bose babona ko ari we munyabyaha, maze nyine ngewe mpinduka nk'uko Kristo yavuye mu ijuru ari. Yego. Mpinduka intungane, maze Yesu nyine wari intungane ahinduka umunyabyaha ku bwanjye. Ariko wowe uhera ko wemererwa gutaha? Nemererwa ijuru, ubu ndi intungane nyine ku bwa ya maraso ya Kristo. Yego rwose, ubu ndi mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Nshimiye Imana nyine. Nyine mbwira abadukurikiye bose nyine ko nta yindi nzira tuzabona, nta yiriho haba n'imwe. Yego. Ngo inzira ijya mu ijuru nyine ni iy'umusaraba. Ni umusaraba wa Yesu. Rero nabwira abadukurikiye rwose kujya bakurikirana ikiganiro bakumva neza inzira banyuramo kugira ngo babone ijuru. Nibyo. Sara, Imana ibahe umugisha. Usuhuze bene data baho ngaho. Yego, ndabasuhuza. Yego. Twakwakira n'umuntu umwe taburiho. Imana ihimbazwe. Burya ngo nta kindi kintu cyanezeza umuntu nko kuba mu isi azi yuko afite ijuru. Niba ariho turamufata umwe. Allo? Nta wundi munezero ubaho nko kuba kumva umuntu ngo ari mu isi yumva afite ijuru. Ijuru nubwo rikundwa. Allo? Ijuru ngo nubwo rikundwa, ariko Imana nayo yorohereje abantu uburyo bwo kuribona. Yego. Dukunze kubibwira abantu nyine ko ijuru ari ubuntu. Kuko ngo ni ukudakora, ngo ahubwo ukizera uwakoze, ugahera kuribona. Ubwo iyo uribonye hari uwarikoreye, ntiwavuga ko hari icyo wakoze kugira ngo uribone. Ahubwo wavuga ati nasanze hari umuntu wakoze. Ibyo ngibyo yari yakoze abimpaye, nsanga ari ijuru ampayemo. Ubwo ibyo Yesu yakoze ni ugukiranuka, kuko umukiranutsi ari we wenyine ugomba kubana n'Imana mu ijuru. Yakoze ibyo gukiranuka,
abikorera muntu, uko gukiranuka yakiranutse kubarwa ku muntu, ubwo uwakiriye uko gukiranuka Yesu yakiranutse ahinduka intungane imbere y'Imana, akabana n'Imana mu ijuru. Uyu muvandimwe w'Ikarenge asoreje ku magambo nkunda, wenda hasigaye umunota umwe, asoreje ku magambo avuga ngo nta yindi nzira abantu bazabona, ngo ntayiriho ngo habe n'imwe. Ibyo bintu ndabikunda. Impamvu umuntu wese ushaka kujya mu ijuru, abo muzungu abo mwirabura, inzira ni imwe. Iyo nzira inyura kuri Yesu Kristo. Ubwo umuntu wese uzajya mu ijuru azaba anyuze kuri Yesu. Nta yindi hari mu isi ndetse no mu ijuru umuntu yabona. Nta rindi zina twahawe ryo gukirizwamo keretse izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane rero iduhaye umwanya. Dushimiye n'abakurikiye ikiganiro bose. Reka dutange inimero, wenda uwaba afite ibindi akeneye gusobanuza cyangwa se kubaza yaduhamagarana nyuma ya studio. Tunibutsa abacyutangiranye nacyo uno munsi ko gihoraho guhera saa 2 buri wa kane, guhera saa 2 kugera saa 3. Batanga nimero. Inimero zanjye za telefone za Patrice ni 0783 167 163 0783 167 163. Tigo ni 0722 167 163. Niza Theophile ni 0788 87 99 877. Ubwo niza Tigo no gukuramo uwo 8 w'imbere ugashyiramo 2 ukozuza hiyo mibare y'inyuma. Murakoze.